Shalom ubwoko bw'Imana, shalom aho muherereye mwese, twongeye kandi kubaramutsa. Amazina ni Jackson. Twongere kandi dutangire tubaha pole kuba dukurikira kuko twabibasezeranyije ko tugiye kubaha update ndetse no kuganira na bamwe bashobora kuba bazi Dr. Justin Senga Rukozangabo ninde. Reka tubanze tubahe iri tangazo ry'umuryango. Dr. Justin Senga akimara kwitaba, umuryango wihutiyeho gutabara ndetse n'inshuti n'abavandimwe bihutiyeho gutabara aho nyakwigendera yatabarukiye muri leta ya Maine, aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twongere kandi tubibutse ko Dr. Justin yitabye ku munsi umwe w'ukwezi kwa karindwi n'umwaka w'ibihumbi 2024. Itangazo rero ry'umuryango riravuga riti ko gushingura kwamenyekanye ari ku minsi 27 y'uku kwezi turimo kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Gushingura bikazabera i Dallas muri Texas, aho ni muri leta ya Texas, Dallas. Rero tukaba tushimira ndetse tunararikira abantu kugira ngo bitegure, tuzaje gushingura no guherekeza nyakwigendera Dr. Justin Senga Rukozangabo watabarutse kuri iyo minsi twavuze haruguru. Rero dukomeze twihanganishe abantu bose abamuzi ndetse n'ababashe kumva inkuru yiwe batari bamuzi. Reka dukomeze tubihanganishe tubabwire ngo pole. Hanyuma rero ku murongo wa telefone turi kumwe n'umushumba w'itorero wamwigishe mu ishuri, agiye kutubwira ku bugufi tubwire amakuru ya Dr. Justin Senga ukuntu yamumenye binyuze mu kumwigisha. Uratwumva neza kuri telefone? Ndabumva rwose. Asante sana. Jewe muvugana ni Jackson Ndinzingabo, ntuye muri Iowa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twanejejwe no kugira ngo tuganire ndetse tunabanza no kubaha pole kubw'inkuru mbi mwakiriye y'umuvandimwe Dr. Justin Rukozangabo Senga. Murakoze cyane namwe nuko mwihangane, urupfu se rwaradutunguye twese kumva ko Dr. Justin atakiriho. Ariko namwe n'ukwihangana nta kundi. Hanyuma rero tukimara kumva ko yatabarutse, twashatse kumenya Dr. Justin ninde binyuze mu bamureze, mu bamuzi AAZ. Tuza kugirirwa amahirwe yo kuba urimo nawe. Mbere yuko dutangira, wabasha kwibwira abantu kugira ngo bamenye umuntu tugiye kuganira ninde? Yego murakoze. Nitwa Muhoza Niyo Felix, ku mirimo ndi umupasitori. Nabaye koko umwarimu cyangwa se umurezi ndetse n'umubyeyi wa Dr. Justin Rukozangabo. Ntuye hano Kampala muri Uganda. Nari icyo gihe namubereye umwarimu, mubera n'umuyobozi, nyoboye ishuri ryisumbuye rya segonderi ryitwa Institut Boneza ku Mugorore ni muri Bibogobogo mu gace k'iwacu ka Minembwe muri Congo. Namubereye umwarimu, namwigisha amasomo menshi kuko nari mwarimu nkaba n'umuyobozi w'ikigo nyine.
namwigishaga amasomo y'igifaransa, nigishije amasomo y'igifaransa muri literature française cyangwa se programme ya Congo. Mwigisha geography mu masomo yo mu wa gatanu, mu isomo ryo mu wa gatandatu. Sinzi nimba hari ibindi mwakomeza kumbaza. Yes, urakoze cyane. Wari uri muribwira abantu, reka nono dutangire. Watubwira uburyo uzi Dr. Justin Nsenga muri make k'umubyeyi wamureze akura umubona. Dr. Justin Nsenga ninde? Murakoze cyane. Dr. Justin Nsenga Rukozangabo ni umwana wahariya wakuriye hariya kuri Mugono muri Bibogobogo. Ise ni umusaza uhari, ni umugabo, si umusaza cyane ariko yari amaze ku umusaza mutwa. Rero Dr. Justin namumenye akiri umusore mutoya wiga inurumva, wiga secondaire. Mu gihe nari mvuye ku ishuri kuri kaminuza, ISP Kisangani yaje kuba ISP Buta. Ndaza ngeze hariya ndangije amashuri, niko bavyita kurangiza, cyari iciciro cya mbere cya kaminuza. Ngeze Uvira mbonana n'umu representant legal witwa Bugunzu, n'uwundi mu pastori witwa Mudakikwa. Bampa komisiyo yo kuja kuyobora ishuri ryo ku Mugorore ryitwa Institut Boneza. Ndagenda ntangira ishuri kuyobora, ariko mpita mba n'umwarimu. Rero umwarimu ahura n'abanyeshuri kenshi. Dr. Justin yavaga kuri Mugono buri gitondo akaza ku ishuri, tukiriranwa aho ngaho buri gihe cyose ku ishuri. Rero uko namumenye ari umwana witonda cyane, umwana ugendera ku mutima, witonda, wubaha mu buryo bw'umuco. Yari umwana ukwiriye rwose, ufite uburere. Mu ishuri rero, mu by'ishuri yaje kumbera umwana w'inkoramutima. Nsanga n'umwana w'umuhanga cyane, witonda, utavuga cyane mu mashuri cyangwa se mu ishuri, ariko wamubaza ikibazo akagusubiza neza. Yakora ikizamini akagutsinda, kumva atsinze ikizamini, akagitsinda n'ubwenge bwinshi. Rero mu mashuri yari umunyabwenge. Urumva namwigishe mu ishuri mu wa 4, mu wa 5 no mu wa 6. Imyaka 3 yose turi kumwe, twumwigisha muyoboye. Ntabwo nigeze mubona muri ba banyeshuri baje bakerewe, ntabwo nigeze mubona muri ba banyeshuri baza bagasakuza, abarimu bakabata hanze bakabahana. Ntabwo yigeze agaragara mu banyeshuri ushobora guheza ikizamini ukabona arababayitse, arareba hirya no hino ashaka gusa n'ugiye nko gukopera. Yari umuhanga, ahubwo umunyeshuri mwiza ugenderwaho n'abandi. Turabana, nza no kumukunda cyane kubera iyo mpamvu. Ntabwo nza kuvuga ibintu namubashe kumukorera, ariko kubera ubwo buhanga yagiraga, ntarigene nafashe umwanya wo kumufasha mu ishuri, mbese kumwishurira, ndeka mbivuge gutyo. Ariko bitewe n'ubuhanga namubonanaga, ndamubwira nti hari ibyo ngiye kuzaza ngufashamo, kubera kuko murabizi niyo uri umwarimu ukunda umunyeshuri w'umuhanga. Umuntu akunda iyo umuntu ari umwarimu
akunda umunyeshuri we w'umuhanga byatumye mwegera cyane nkamubwira ndetse n'inama ku buryo byaje no kuviramo no kuvuga ngo reka mbe kugaragaza naje ngira icyo nanamufasha. Yego, Dr. Justin nuhe mwihariko umuziho mu mikorere yiwe ndetse no mu myigire yiwe no mu myitwarire yiwe mugabo? Mu myitwarire yagiraga imyitwarire myiza pe. Yari umuntu utavuga utabona ko afite yivanga cyane ngo use nabe n'abandi nk'abandi banyeshuri cyangwa abandi bana ngo ubone arashagurutse cyane ko arirukanka yirwahura n'abangaba. Yari umuntu witonda ugira démarche zitonda cyane ubona asa n'agendera ku mutima. Mu buryo bw'imyifatire yiwe wabonaga ari umwana wiyubashe, umwana wubaha mu mashuri, yubaha abarimu, agafata note neza rwose, yandikagana neza agafata note, ukabona yiga bishaka, ukabona yiga bikeneye, ukabona ko yigiye kumenya. Noneho mu buryo bw'ubuhanga yari umuhanga rwose. Nje namubonye kuva kera ari uko ari umuhanga, ku buryo nagiye mwegera cyane mubaza ntese urabona uzakuza nurangiza ishuri uzakora ibiki. Aguma kumbwira ati ijambo rya mbere nifuza kuzabanza gukomeza. Yari umunyeshuri watsindaga neza mu ishuri pe, umuhanga, umunyabwenge cyangwa se umuntu w'inararibonye witonda ubona ko agendera ku bwenge bw'umutima, udashamashamwa, udasakuza, useka ariko udaseka cyane, wakundaga nko gusa n'umwenyuye, ngo utari wa mwana ubona ngo ariko araseka cyane asa n'ufite nk'igiparapara ariko useka amwenyura, avuga asa n'ugendera ku mutima. Yego. Yes, ukivuga gutyo nanone kandi turaja kuri iki kintu wari ugiye kugikomozaho. Buriya muri kominote y'abanyamurenge, kuko Juste yari amaze kurenga urwego rw'umuryango wiwe avukamo, yari amaze no kuja ku rwego rw'isi niko navuga. Juste muri kominote yakoze iki? Juste muri kominote umuzi gute? Bon, Justin arangije, nyuma yaho twaje gutandukana twimukira mu kindi gihugu. Nshitse n'ubundi jewe komeza kuba umuyobozi w'amashuri, nawe aragenda akomeza amaze kuronka diplome d'etat aja mu mwuga w'itangazamakuru, arawiga neza rwose, awiga anawukora neza rwose, anawukora neza. Yagiraga reportage nziza mu makuru muri journal we yandikaga neza. Nyuma yaho twari tunaturanye ndetse twari tunegeranye, hariya twari duturanye ahantu Gikondo. Tuza gutandukana aja muri Amerika. Ageze muri Amerika nje kubera kuko yaranankundaga nawe cyane, ntabwo yigeze andeka. Uzi ko namubwiraga n'amakuru y'urugo rwiwe kuko rwari rwarasigaye yari Gikondo, nkamubwira ndetse ko imbirimo, ariko mbirimo rwose, ariko cyane ndiko ndashakisha uburyo nazaba naziga ngatera imbere. Mafete urugo rwaje kugenda, icyo ntatangamo precision igihe yatangire kwiga, ariko nyaje kumenya ko yakoze umwuga yize itangazamakuru hariya yanaranarikoze. Nyuma yaho nza kumenya kuko yakomeje amashuri, tukomeza no kuza tuvugana, tuganira, twandikirana, ariko birumvikana kuko n'ubundi aho ngaho muri ico gihugu yaratuye baba bafite imirimo myinshi n'imyigire myinshi, imyigire n'imirimo. Nza kumubaza ntese uzu bishobora gute gutunga urugo n'amashuri n'akazi? Arambwira ati nta kundi nabigenza, mu kwihinga yine kugira ngo mbashe kuzatera imbere, ngira icyo nzigezaho. Kandi ko kico yaharaniye
yakigezeho wari ukomeje kuvuga uti ku kintu kivuga uti Justin ni yaramaze kurenga urwego rw'umuryango wiwe urwego rw'abarimu biwe gusa ahubwo yaramaze kuba uw'abantu bose. Justin yari umuhanga ku buryo ntekereza ko n'abantu babanye arabo abarimu bamwigishije iriya aho ngaho bamukunze cyane kuko yari umunyeshuri mwiza pe. Icyongeyeho yari umuntu w'ingirakamaro kanini. Urumva ko hariya mu Rwanda yabaye umunyamakuru. Umunyamakuru ni umuntu w'abantu, ni umuntu uhasabana n'abantu, ni umuntu wegerana n'abantu, ni umuntu wanakoreye igihugu. Noneho naho ngaho yagikoreraga umuntu wo wiga kugeza ku rwego rwa doktora, ni umuntu waritanze cyane kandi yari ingirakamaro pe. Ingirakamaro ku rugo rwiwe, ingirakamaro ku muryango avukamo, ingirakamaro ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, ingirakamaro no muri ico gihugu yakoreraga yabagamo mu gihugu cya Amerika. Ejo bundi hari ikintu gisaho cyabaye ko gusa n'uwihishuye. Nje nakomeje kumumenya. Justin ni umuntu wari utagiraga inshuti ngo zibe nyinshi cyane, yagiraga inshuti zigeze, ariko nje nakomeje kuganira nawe. Ejo bundi rero asa n'umuntu wihishuye ku bwoko, agaragarira ubwoko muri konferanse y'amahoro yabaye muri Kentucky. Yari umuseminariste yari afite mu konferanse yatanze, atanga ikiganiro cyiza cy'ubwenge cy'ubuhanga, aguwe neza, aseka, abwira abantu ibyo agiye kubamarira cyangwa se abasaba ko bamugana. Ati amashuri nize, ubumenyi mfite, ndabizi ko mubukeneye kubera ibibazo abantu bagiye bahura nabyo, ntungane ngira icyo mbamarira, ngira icyo mbafasha. Yewe avuga hejuru y'uburyo bwo kubagira inama mu buryo bw'indwara za trauma abantu bahuye nazo, abantu bahuye n'indwara yaranabivuze, ndetse ngo yakoze na research hejuru y'abantu bavura abantu bahuye n'intambara za trauma. Atanga potential cyangwa se conclusion avuga ati naganire nabo baravuga ngo kenshi umuntu wagiye ahura n'abantu barwaye trauma kenshi nawe aba affected n'izo ntambara kandi nawe ntaho yigeze ahura nazo. Noneho ayo ngayo ndi kuvuga ibyo yanavuze, ariko musukuri yigaragariza abantu, yigaragariza ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Justin agaragara ko akwiriye gufasha ubwoko bw'abanyamurenge. Abagira n'inama, yatanze inama zibiri nini zikomeye. Izambere abwira abantu ati abana bige, abantu nibige nibareke kwishinga utuntu tw'udukampani, kwishinga uturimo duto, nimwihangane mwige, kuko mu kwiga nimwo harimo gutera imbere. Mutariga ntabwo muzatera imbere, ntabwo mushobora gutera imbere mutize. Icya kabiri ababwira hejuru y'imiturire. Abantu barimo kugenda, ukaba wagenda ukaja kugura inzu, ukapfa kuyigura ahantu uyibonye, ntutekereze ku ngaruka, ntubanze ngo ubaze. Hariho database cyangwa se ahantu ushobora gushaka amakuru ukamenya ko gace abagatuyemo. Iyo umenya abagatuyemo umenya n'ibyaha bikorerwamo. Arabwira ati abantu bari mu kugenda bagakurikira amazu ahendutse, arayo gukodesha, arayo kugura, yamara gushika ugasataye abana mu muriro. Abana nimbugiye muri quartier y'abanywa rumogi, abana bawe bazarunwa birumvikana. Nibugiye muri quartier y'abana bakinisha imbunde, bakoresha imbunde, ntawe birumvikana ko abawe ariko bizagenda. Akomeza gutanga inama zuba, asize umurage mwiza. Dr. Justin asize umurage wo gukengura abantu no kubagira inama mu gushishoza mu miturire, mu gushishoza mu buryo bw'abana bagomba kwitabwaho,
timukagende ngo mugende muje gushaka amafaranga mureka abana ndakibaza abana turabasanga bagiye ku ishuri uko wamutaye niko nawe azita umwana uzamubura ubure amafaranga wagiye gukorera cyangwa se uyabone ariko ubure wa mwana atanga n'ingero z'abantu benshi we yakoze risaki abana azi bafite trauma zindi zikaze kugeza ku mubare w'abantu 23 cyangwa se 23 avuga ebana yavuze ibintu bikomeye cyane sinzi biyo namuvugaho yasezeye abantu mu buryo bwo kubasigira inama nziza z'umuhanga z'umunyabwenge z'umuntu wize koko. Ukomoje kuri ibyo bintu byose turaza kugaruka kuri community yacu ariko niki ni ijambo nyabaki ridasanzwe waba waramubonyemo nk'umubyeyi nk'umurezi ndetse mu buryo bwa education ndetse no mu buryo spirituel kuko wavuze kuko mwabanye. Arukoza ngabo n'umuntu cyangwa se Dr. Justin n'umuntu utarigeze ashamashamwa ndabizi ko yari n'umukristo mwiza yari umugabo wiyubaha cyane witonda rwose ugendera ku mutima iyo mbuto nayimubonagamo nanayimubonyemo kuva kera umuntu uvuga amagambo makeya abaze y'ubwenge noneho rero ikindi namubonyemo umutima wo gufasha abandi bantu kugirira abandi bantu neza kubafasha rwose uwo mutima yarawamanye kuko namubonaga n'igihe cyo bakoraga etude n'abandi banyeshuri abona abanyeshuri baramwihumbikaho bashaka ko abasobanurira kuko nyine iyo uri umuhanga ukagira n'umuco wo gukunda abandi no gufasha abandi abantu barakwegera tekereza kuko naho yize yagiriye abandi banyeshuri akamaro abo mvuga kwiga naho yayize maîtrise naho yakoze doctorat ntekereza kuko hari abandi banyeshuri yagiriye akamaro kanini mu by'Imana sinshobora kumuha ubuhamya gutanga ubuhamya buhanitse kuri we icyo nzi nuko ari umuntu witonda useka bukeya kandi ubona mwenyuye uruganira areba umuntu mu maso nk'umuntu ushaka kukumva neza guteza amatwi acecetse vraiment yari umugabo mwiza rwose agiye akiri muto ariko yari umugabo mwiza. Alors uri umupastori ndetse uri n'incabwenge mu by'ukuri akabazo k'amatsiko ari ijambo rikunda kumvikana ngo apfuye igihe kitageze reka noneho mpita mbarizamo kino kibazo muvandimwe Justin yaba yapfuye yarangije imirimo yiwe cyangwa uru rupfu rwiwe warudefinire gute mu by'ukuri? urupfu rwo rusanzwe rucamwo ibintu ku Mana yarangije imirimo yiwe kuko ntabwo yagenda ntabwo Imana yamuhamagara arangije imirimo yiwe kandi kurangiza imirimo yiwe Imana niyo izi misheri yaramuhaye. Imana yamuhaye mission umunsi imurema kuko Imana yabwiye Yeremiya ngo ndakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Imana yari imuzi yamuasinye cyangwa se yamugeneye imirimo azakora imugenera n'umunsi azahagarika izamuhamagara yaba ku buryo bwacu bw'umubiri ubona yarakiri muto kandi koko agiye akiri muto mu myaka 49 agiye ari muto rwose ariko ku pasipori kuwizera Imana ntabwo Imana yamuhamagara atarangije ikivi yamuhaye kurangiza. Icyongeyeho kurangiza ikivi se ni ukugira gute? Burya icyangombwa nuko igihe gitoya cyangwa kinini wakoze ugikoramo neza ukerekwa abandi urugero rwiza bakomerezaho. Buriya ndatekereza ko hari abandi basore bashobora kumwigiraho bakavuga bati dore ibintu asize akoze yakoze ibi n'ibi
kuri ubu ngubu reka tuvuge ku buryo bw'amashuri agiye afite doktora, aho ku buryo bw'imirimo agiye hari aho ibyo yakoze, ku buryo wenda bw'imiturire wenda ashobora kuba asize inzu yiwe yari atuyemo asizemo abana. Kurangiza imirimo ntabwo tuzi imirimo tuzakora hano ku isi, gusa Imana niyo iyizi, kandi iyo uyirangije mu buryo bw'ubumana, apana mu buryo bw'abantu, kuko twebweho tubona ko ibintu byari bigikomeje, ariko mu buryo bw'ubumana ivuze ati niyi nakugeneye, umwaka ni uyu nguyu, ukwezi ni uku nguku, isegonde ni iyi ngiyi, iraguhamagara ukagenda, kandi ukagenda wishimye, kuko ntawe upfa ababaye, ntawe ugenda apfa ababara, agenda ahamagawe yishimye. Buriya yitabye, nubwo twebwe tuzi ko yoba yapfuye mu buryo tragique, navuga ngo bubabaje, bunababaje rwose, ariko buriya Imana yamuhamagaje urupfu, yamutegurije, kandi yagiye arwishimiye kuko rwamugejeje imbere y'umuremyi wiwe. Sinzi. Asante cyane, turasoje, ariko hariho abazakurikirana iki kiganiro batumva uru rurimi, kandi ndazi kuko hariho abanyeshuri benshi biganye bavuga ururimi rw'igifaransa, icyongereza ndetse n'igiswahili. Mena, urashobora gutanga ijambo ryawe ry'ihumure mu rurimi rw'igifaransa? Je vous remercie très sincèrement pour l'occasion que vous venez de m'accorder pour que je puisse parler de notre frère qui est parti tout récemment, Dr Justin. Il est mort accidentellement suite d'une circulation, d'un accident de circulation. C'est une mort tragique, c'est une mort brute, mais tout simplement, on peut dire que c'était le moment. Nous, les humains, on peut dire qu'il était encore trop jeune, il était encore très utile, mais Dieu qui l'a créé l'a appelé. Il a appelé par son nom, il a appelé par la circonstance dans laquelle il lui a confié. La mission qu'il lui a donnée a été accomplie le jour où Dieu l'a appelé. Je voudrais tout simplement demander aux gens qui connaissent bien, qui connaissaient notre frère Dr Justin, réconfortez-vous. Réconfortez-vous. Nous savons que, selon l'apôtre Paul, la mort est le commencement de la vie. Nous mourrons physiquement, mais moralement, spirituellement, nous vivons. Il y vit maintenant et il y vit pour toujours. Il y vit dans l'éternité. Je voudrais vous dire que si on aimait notre frère Justin, il a laissé des enfants. Il a laissé son épouse. Il laisse derrière lui ses parents, sa maman, son père. Nous pouvons, à notre rôle, à ceux qui nous regardent, aider ces gens-là d'abord à surmonter cette situation qui est douloureuse. C'est une situation très douloureuse. Nous pouvons les aider à la surmonter et puis les aider dans la vie en ce qui concerne la solitude. Certainement qu'ils auront une grande thébaïte, une surprise, une solitude, je voulais dire, mais soyez à leur côté. Consolez-les et puis surtout consolez-les dans la Bible. Parce que la Bible nous dit que nous ne mourrons pas. Une fois que le corps périt, notre âme vivra éternellement. Je voudrais, si vous voulez, souhaiter à mon ami, mon frère étudiant et bien mon intime docteur Justin, je lui souhaite un repos éternel. Qu'il ait un repos
paisible. Et le jour de la résurrection, on se reverra. Je suis sûr que les jours de la résurrection, on se reverra encore dans ces pays-là, dans ces pays où nul ne meurt. Dans ce pays qui a été préparé par notre Jésus-Christ, notre Sauveur, et notre Père qui nous aime toujours. Je demande au frère de frère Justin, au docteur Justin, de soyez fort, réconfortez-vous. Ce n'est pas la fin du monde. Mourir, eh bien, la mort a été là depuis qu'il y a eu la chute dans les champs d'Éden, mais Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu la mort et nous vivrons éternellement. Réconfortez-vous alors, priez sans cesse, et puis le jour J, soyez prêts, parce que demain c'est toi, aujourd'hui c'était lui, plutôt hier c'était lui, aujourd'hui c'était un autre, et demain peut-être que c'est toi. Soyez prêts à affronter la situation, et Dieu est là pour nous aider. Je vais demander à la famille Moutwa, les parents dont le père de docteur Justin, de continuer la lutte. Il est chrétien, il est croyant, il est fort d'ailleurs, je lui ai parlé, il est fort, qu'il continue dans ce sens. Dieu n'est pas ingrat, il sait comment il va vivre, il sait comment il va les aider, et le jour J, on va se retrouver dans cette cité céleste. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore, que vous ayez la paix, et puis et la paix en Seigneur. Félix Muhoza Niyo Murenge. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Kuri ubu Mahoro yatakaje umuntu ukomeye cyane, niko navuga, washizeho ifatizo ryo kuba uyu muryango wabaho, kandi mu bigaragara Justin arashobora kuba ari we munyamurenge wari ufite inararibonye muri trauma na disaster, ni ukuvuga ngo ihungabana ndetse n'ibiza. Ubona koko iki gihanga gifite ubundi ushobora kugikavaringa, Bwana Muhoza? Urakoze cyane umunyamakuru. Imana ni umuhanga cyane, ariko no mu rurimi rwacu cyangwa se mu muco wacu hari umugani uvuga ngo intwari irapfa iyindi ikavuka. Ntabwo Imana yaremye Rukozangabo wenyine cyangwa se Dr. Justin ngo ari we utangiza amahoro. Sintinende yanayitangije wenyine. C'est un groupe d'individus, je les ai vus, yarabatweretse. Abasigaye bazakomeza bazusa ikivi yatangizanye nabo yararimo. Naho amashuri, icyo navuga, specialisation cyangwa specialité yiwe yari nziza cyane, kubera muri ibi bihe turimo ni ibihe bigoye biruhije, birimo abantu biroha mu bintu by'ibiyobyabwenge. Yari umuntu w'ingirakamaro. Reka dusabe abana bacu bakiriho, bakiri bazima bahasigaye, nibige kwiga, bige rwose. Imyuga ni yacu, imyuga ni yabo. Twebwe twize ubwarimu turabigisha. Dr. Rukozangabo yize biriya bintu bya trauma and disaster, as you have said. N'abandi nabo nibayijemo, baje no mu bindi, bajye no mu bindi rwose. Nta muntu undi no remplaçable mu isi. Imana ntiyore mu muntu umwe, keretse Yesu wenyine niwe udashobora gusimbura. Nibagende bikomeze, bihe imbaraga. Nubwo yasize igihanga kinini, yasize hari ibyo yaberekereye. Ejo bundi yatweretse igiterane ubwo uko kingana, twerekana akagurupe katangije amahoro. Bivuge ngo irimo abandi bantu b'inararibonye, hari ukuntu yareze neza, hari ukuntu yerekereye, hari ukuntu abantu bakuze. Nibagende bakomeza imirimo, ahubwo naboneraho kubwira abantu ngo nibaze bigana imirimo myiza abandi bakoze. Mureke tuzaze twiga bwoko bwacu bw'abanyamurenge, twigane imirimo myiza abandi bakoze, tuyikore, twikure imirimo mibi, twitandukanye n'imirimo mibi. Ngubu Dr. Justin
imirimo yakoze rwose ninde utayishima. None se wowe ejo nugenda, njyewe ejo ningenda, ejo bundi ningenda, hari ibyo ariko hari ibyo bashobora kugaya umwe cyangwa ubundi kubera ibyo yivanzemo. Tubumwe yewe no mu gihe cy'urupfu nguru rubabaje, tubumwe no mu gihe cyo gukora imirimo ifite akamaro, ifitiye ubwoko akamaro, tubumwe. Tureke kwisenyera nk'ihene. Juste yari umuntu w'umuhuza w'abantu, none yagiye ejo bundi yatweretse ikiganiro cyiza ku buryo yabaye umuntu wa mbere uvuga ati ngiyi nimero yanjye, umuntu wese ufite ikibazo azampamagara. Iyo disponibilité rwose ikwiriye gukarakterize buri muntu wese w'umunyamurenge ufite icyo yamarira abandi. Il faut être caractérisé par la serviabilité. Abantu la bienveillance. Abantu badashaka gukora neza, kandi gukora neza ntawe bizabyica. Gukora nabi bibabaza abandi, gukora nabi gusenya umuryango, ariko gukora neza buri gihe cyose kugira ingaruka nziza. Dr. Senga adusigiye rwose umusingi twagenderaho tukuririraho, yaba mu mashuri, dore nawe yaratweretse yabaye urugero rwiza kugera ku rwego rwa doktora, yaba umuntu wakoze imirimo ifasha abandi. Ndabizi no mu mirimo yiwe prive yakoraga imirimo ifasha abandi bantu. Bivuge ngo no mu rusengero n'ahandi hose umuntu akwiriye kumva ko adakwiriye kuba imbogamizi mu muryango, ahubwo akwiriye kuba igikoresho cy'umuryango, akaba umuntu wegera abandi cyangwa abandi bakamukenera. Yego urakoze. Urakoze cyane, mugire umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza. Yego ndareka ndangize mbwira abantu twakubititse abantu bababaye cyane, niryo jambo narangirizaho. Pereye kuri famille ngufi restaurant ya Dr. mwene data Dr. Justin, mbwira madamu wiwe, mbwira abana biwe, muti mukomere turacyari givi ko turahangana. Uriya yarangije ikivi ciwe rwose, mwebwe musigaye mukomere. Indangagaciro yabahaye aberetse, izo yabigishije muzikomeze. Ndabwira papa wiwe ni umuntu w'umukristo, na mama wiwe ni abantu b'abakristo rwose bazi Imana. Twaravuganye n'ejo ambwira ati none hari ukundi bizagenda, ariko gusa ntibizadukura mu kwizera. Nibakomeze gutyo. Reka mbwire abandi bantu bose bo hirya no hino bagizweho ingaruka n'uru rupfu rwa Justin, ababajwe n'uru rupfu, mwihangane turacari mu isi. Paulo yandikiye ab'Ifilipi arababwira ngo naho twebwe iwacu ni mwishu, ngo niho dutegereje umukiza ko azava, uzaza guhindura iyi mibiri yacu yo gucishwa bugufi, akayishushanya, akayizana igasana n'imibiri n'umubiri wiwe, ngo afite ububasha bwo kuyihindura. Ubu ngubu wa Dr. Rukozangabo wahindutse, kandi abapfuye nibo bazabanza kuzuka. Ariko twihangana abasigaye, dukora imirimo nk'abatazapfa, ariko twibuka ko ejo tuzapfa. Dukore ngaho dukorera ubwoko, tuzi kuko ejo n'ejo bundi baguhamagara, Imana yaguhamagara ukitaba. Ariko aho muri mukomere, timucike intege. Intwari ziracyavuka, intwari ziracyahari, turazizi intwari zarwaniye iwacu murenge ziracyahari. Dr. Justin yarafashe umukingo umwe, hari n'abandi bafashe iyindi, bamwe barapfuye abandi barabasimbuye, n'ubu baracyahari. Dufite abana bacu bahagaze ku kivi cyo kurwana ku bwoko. Nibakomeze, urupfu ruhoraho rwamyeho, kubera kuko nyine niko byabaye. Ntabwo urupfu rwaduca intege ngo duse n'abantu batakaje umurongo, ahubwo turebe imbere, ibyiza biri imbere. Murakoze, mugire ijoro ryiza. Sawa, yari Pasiteri Muhoza niyo Felix, imfura y'umurenge. Merci beaucoup.